Ni ibisanzwe ko mu bihe by'intambara, icyorezo, amage n'akangaratete, abakristo bafata kiliziya nk'ubuhungiro ndetse bakayitegaho ubufasha, kuko uretse kwita kuri roho, kiliziya nk'ingoro y'Imana igomba no kwita ku buzima bw'umubiri bw'abayisengeramo. Ibi bihe by'icyorezo cya coronavirus byatumye mu Rwanda abaturage batindahara. Benshi mu bari kwicwa n'inzara ni n'abakristo Gatulika. Mu gihe nk'iki, paruwasi na za diyoseze zari zikwiye kugira bwangu zigakora mu bubiko bwazo bw'ibiribwa n'ubw'amafaranga, zigafasha abakristo bashobora kwicwa n'inzara. Igitangaje rero, diyoseze Gatulika ya Byumba iyobowe na Musenyeri Serviliyani Nzakamwita, by'umwihariko paruwasi katedrale ya Byumba, yasohoye itangazo risaba abakristo gutanga ituro rya Kiliziya Gatulika babinyujije kuri mobile money no kuri konte za banki y'abaturage. Padiri mukuru wa paruwasi katedrale ya Byumba, Emmanuel Rutsindintwarane, avuga ko ayo maturo azabafasha gutunga abapadiri 6, guhemba abakozi n'abazamu, ndetse no kwishyura amazi n'umuriro. Uyu ni umutego iyi paruwasi yaguyemo. Uyu mutego wari uherutse gufata n'andi matorero nka DPR, aho yanenzwe gushyira imbere ifaranga n'inda mbere yo kwita ku nyungu z'abakristo. Akawa mugani ngo umushumba kamiza aragiye. Paruwasi ya Byumba iherereye mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru. Aka karere kavugwamo ubukene bukabije. Ni hahandi uzasanga abakristo benshi bajya guca inshuro kugira ngo babone icyo bararira. Muri Gicumbi, abapadiri ni bamwe mu bishoboye, cyane cyane ko bafite n'inzuri, amashuri n'ibindi bikorwa bibinjiriza amafaranga yo kubona ibibatunga, ndetse bakaba banasagura. Biratangaje rero kubona padiri w'umukire ari gusaba umukristo w'umukene akamusaba imfashanyo. Mu itangazo Musenyeri Nzakamwita yashyizeho umukono, yasabye abakristo gutura bashimira Imana muri iki gihe cya coronavirus. Ese koko mu by'ukuri umukristo wabwiriwe, waburaye, yatura irihe tura ashimira Imana, cyangwa ubari ku mavi asaba Imana kugira ngo azabone ifunguro ry'ejo? Musenyeri Nzakamwita na Padiri Rutsindintwarane bakoze ibisa n'ibyo Yezu yamaganye muri Matayo umutwe wa 23, avuga ingeso z'abafarizayi. Yagize ati: abigisha amategeko n'abafarizayi bicaye ku ntebe ya Musa. Nuko rero nimukore kandi mukurikize icyo bababwira cyose, ariko ntimukigane imigenzereze yabo, kuko bavuga kandi ntibakore. Nimwiyimbire bayobozi muhumye, muvuga ngo iyo umuntu arahije ingoro y'Imana ntacyo bitwaye, ariko yarahiza zahabu y'ingoro akaba akomeje. Mwabasazi mwe n'impumyi, ikiruta ikindi ni ikihe? Zahabu cyangwa ingoro y'Imana itagatifuza iyo zahabu? Murongera kandi muti iyo umuntu arahije urutambiro ntacyo bitwaye, ariko yarahiza ituro riri ku rutambiro akaba akomeje. Mwampumyi mwe, ikiruta ikindi ni iki? Ituro cyangwa urutambiro rutagatifuza ituro? Ngayo nguko Yezu abivuga neza mu buryo butomoye. Ntabwo gutura abana baburaye ari byo byerekana ko umukristo ashimira Imana. Ushimira Imana ashobora kuyishimira mu mutima no mu bindi bikorwa bidasaba kwiyicisha inzara ngo ugurire umuriro paruwasi cyangwa ugaburira abapadiri. Musenyeri Nzakamwita rero na Padiri Rutsindintwarane bakagombye kuba babanje gusoma ingeso Yezu anenga abafarizayi mbere yo gusohora itangazo risaba amaturo y'abakristo mu gihe nk'iki cy'amagorane cya coronavirus. Icyo twasorezaho nuko abapadiri n'abihaye Imana muri rusange muri iki gihe cya coronavirus, mbere yo gusaba abakristo bari kwiyicira isazi mujisha amafaranga, bari bakwiye gukuramo amasutani, byaba ngombwa bakayagurisha, ariko abakristo bakabona icyo barya. Bakwiye kandi gukora ku byo batunze, bakamanuka mu ngo bagasangiza abaturage bose batavanguye ibyo bafite. Ibi byatuma nyuma ya coronavirus abakristo biyongera, kuko baba babereye imbuto nziza. Amatangazo nk'aya ngaya yo gusaba amafaranga yo gutunga abapadiri ahubwo yagakwiye gusohoka asaba abakristo kwishyira hamwe bagafasha bagenzi babo. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro twavugagamo amakosa y'umushumba wa diyoseze Gatulika ya Byumba wasabye abakristo amaturo kandi abizi neza ko bari kwicwa n'inzara. Kanda subscribe kuri iyi channel
kiliziya imwe, ukomeze ubone amakuru, inyigisho n'amasesengura bigufasha kurushaho kumenya Kiliziya Gatulika imwe yashinzwe na Yezu, ndetse no kwitwara uko Yezu we nzira n'ukuri n'ubugingo abishaka. Mugumane impagarike n'ubugingo kandi mukomeze kwihangana muri iki gihe kigoye cya coronavirus.